akwitaho, twabibonye, akuba bugufi, arakumva. Iyo usenze abana bakomeje kujya bavuga ari amasomo, arakumva. Nta sengesho ryawe atabasha kumva, nta maganya yawe uganya atabasha kumva. Ndetse na wa wundi wari uri gutakira, wari uri mwirimbi, wabaga mumva yarabaye akahebwe, ngo bamubohesha iminyururu akayica, nta na kimwe wabasha kumubohesha na kimwe. Ngo yumvise Yesu aramusanga, ariko amugeze imbere ibyari bimwuzuye, b'abadayimoni bari bamwuzuye, bari baramugize imbata, ntiyabasha akibasha kugira ngo avuge amagambo, asohora amagambo atariyo. Ariko Yesu yarebaga imbere mu mutima. Hari igihe yamvune yo mu mutima, hari igihe kagahinda kagushegeshe kadatuma ubumbura umunwa ngo uvuge amagambo bikunde, kubera umutima wuzuye ishavu n'agahinda byakurenze, kubera yamvune yo mu mutima. Kandi ibyo yararangije kubisoma, aravuga ngo uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu, izina ry'Imana rihimbazwe. Namwe natwe uyu munsi ibi byanditswe bisohoreye mu matwi yacu. Nihe mpamvu urakomeza kugendana uwo mutwaro, uwo mubabaro ugushengura, iryo shavu? Umuntu ngo yarambabaje, uyu muntu ngo ntabwo nshobora kumubabarira nubwo byagenda bite. Ngo uyu muntu ntabwo ari we, ni umwanzi wamugize gute, wamukoreyemo. Ibintu bikakubaho ukabitwerera Imana. Ntabwo Imana ariyo yakugize gutyo. Ntabwo Imana yishimiye kuba imfubyi, ntabwo Imana yishimiye kuba umupfakazi, ntabwo Imana yishimiye kukena, ntabwo Imana yishimiye kuba muri ubwo buzima. Ntabwo Imana yishimiye ko uba ufite umubabaro mu mutima, ufite iyo mvune mu mutima. Ahubwo uyu munsi Yesu arakubwira ngo ibyo byanditswe bisohoreye mu matwi yawe, ntubyirengagize. Uyu munsi ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Aleluya. Ahubwo umusange maze usuke ibyawe ku birenge bye, usuke rwose, ntugire icyo wibagirwa. Kandi ubisuke, umwizere, wumve ko ari inshuti yawe. Tubasha kwizera abantu bo mu isi, bagenzi bacu, inshuti zacu, rimwe bigahinduka zikatuvaho, nazo zigahura n'ibibazo ku buryo zitabasha kutwumva, nazo zikarwara ndetse zikaba zanapfa. Ariko Kristo ni muzima kandi ni Imana ishobora byose. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Muraho neza bene data, ndabakunda. Umubwiriza amaze kutubwira ko dukwiriye gukundana, ngo udakunda mwene se ntabwo ashobora gukunda Imana atabonye. Mpoberera mugenzi wawe umubwire uti ndagukunda, isabato nziza. Murakoze cyane kwakira ubutumwa bw'umubwiriza mwana mutoya utubwiye ubutumwa bukomeye. Kandi atubwiye ko Imana yadukunze cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo nitumwizera tutarimbuka, ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Kandi ngo iyo Yesu ataza kudupfira, iyo aba ubuntu bwe bwa Kristo butari muri iyi si, ntaho ntituba turiho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi mugenzi wanjye umubwiriza mwana mutoya, Imana imuhe umugisha, akomeze kwigira ku birenge bya Kristo. Nanjye rero tugiye gukomezanya. Amazina yanjye bayababwiye, nitwa Kabasinga Adeline. Nanezerewe cyane kandi ndashima Imana yabyemeye ko uyu munsi aba ari ngiye uri kumwe namwe. Murakomeza gusengera mu mutima uko mumaze igihe mubikora.
twanejejwe n'iyi sabato kandi namwe murishimye. Sabato y'abana aho bidagadura bakatuganirira bakatubwira nabo ibyo bamaze igihe biga. Batunejeje cyane kandi uhereye nimugoroba twari kumwe nabo. Umubwiriza twari turi kumwe yatubwiye iby'uko Yesu akiza. Amen. Yesu ko akiza, atubwira abarwayi batandukanye baje basanga Yesu. Menya bashushanya natwe turi abarwayi, ndetse uyu munsi natwe tuba twaje mu bitaro. Ntutahe udakize kandi wasanze muganga batubwiye, muganga nawe uzi neza ko yizewe. Nanjye ntabwo ndajya kure yabo, ahari wagira ngo twarateguranye. Umwigisha wo mu gitondo nawe yadufashije atubwira ko Yesu ari imfura muki? Ni imfura? Yego. Ukomere rero kandi uhumure. Urupfu nubwo rudutera ubwoba rukatubabaza rukadushegesha, ntabwo ruzaduherana mu izina rya Yesu. Yego, abana bakomeje batubwira amasomo meza mwagiye muyumva, bakaduha n'ubutumwa, bakatubwira ukuntu basenze Imana ikabumva, igatega amatwi ikabumva ikabasubiza. Yari amasomo adutera ibyiringiro, ndetse bongera no kuturirimbira indirimbo nziza ariko ifite ikibazo cyavuga ngo wicaranye iki. Mwayumvise? Ndibeshye niko yitwa ngo wicaranye iki? Mbese yego, mbese wicaranye iki? Icyo kibazo ukibaze. Ndirimbo bwo baduteye kumva ko iriya yabo izaba iryoshye, izaba imeze neza. Wicaranye iki? Ariko nyine batubwiraga ngo dusange Yesu maze aturema agatima. Haleluya. Gusanga Yesu ni wo muti maze akaturema agatima. Ngira ngo hatabayeho icyo ngicyo cyuko tumusanga akaturema agatima, kuba twaje ahangaha ntacyo byaba bitumariye. Kuba tubumbura ibyanditswe byera tukiga ntacyo byatumarira. Umusaruro ukwiriye kuvamo ni uko Yesu Kristo aturema agatima akaduha ibyiringiro. Nanjye rero kuri aya manwa nifuje kuganira namwe amagambo avuga ngo birashoboka kubonera ibyiringiro muri iyi si itabigira. Birashoboka kubonera ibyiringiro muri iyi si itabigira, itabitanga. Mbese iyi si hari ibyiringiro iduha? Uyu munsi urishima, ejo ukababara. Iyi si yuzuyemo ibyago, yuzuyemo umubabaro, yuzuyemo gushavura. Ari abana bato, ari abakuze, ari abasaza, ari abakecuru. Iyi si twese iratubabaza. Hari umubwiriza umwe wigeze kuvuga ngo n'uwitarakarangira cyamushakira iki? Ibirungo. Iyi si iratubabaza, ariko nubwo itubabaza nta n'umwe ijya igirira imbabazi. Nta n'umwe umwanzi ajya ahuhiramo. Nubwo atubabaza gutyo akadushegesha, tubasha kubonera ibyiringiro muri Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kandi akaturema agatima tugakomera, ndetse rwose akaduha amahoro menshi, tukanezerwa, maze natwe tukaba imiyoboro y'umucyo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ababwirizwa rero bose, ababwiriza bambanjirije, Imana ibaha umugisha, na korari ishoje, Imana ibaha umugisha. Ubutumwa bwose bakomeje kujya bavuga bose bwaganishaga kuri Yesu, ko ari itabaza, ko ari umucyo utumurikira. Izina ry'Imana rihimbazwe. Rero birashoboka kubonera ibyiringiro muri iyi si itabigira, itabitanga. Nubwo wababaye, nubwo washavuye, nubwo isi na Satani byagukubise, ariko humura, ubasha kubona ibyiringiro muri Yesu Kristo wenyine. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka dusenge Imana. Imana nziza,
byiringiro byacu, uhabwe icyubahiro. Turanezerewe cyane ko udukunda cyane, wadupfiriye ku musaraba kugira ngo uduhe ibyiringiro. Tugushimiye ubuntu tugirira, tugushimiye neza utugirira, tugushimiye ijambo ryawe riturema agatima. Icyubahiro kibi cyawe. Umwanya rero tugiye kumara twiga ijambo ryawe, Mwami Imana uzubane natwe. Watoranije igikoresho cy'ikinyantege nke, Mwami Imana, kugira ngo kandi nuko wabishimye kugira ngo umunyabyaha namenye ubuntu bwawe abe umuyoboro w'umucyo wawe. Nukuri ndakwinginze kugira ngo unyikoreshereze, kugira ngo twese dutahe dushima izina ryawe kubwa Yesu Umwami wacu. Amen. Birashoboka kubonera ibyiringiro muri iyi si itabitanga, ko ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya, ijambo ry'Imana ni ukuri. Reka turebe muri Zaburi y'125 twumve koko ko bishoboka. Birashoboka kubona ibyiringiro muri iyi si itabasha kubitanga, kubera ko twiringiye Imana yacu, twiringiye Yesu Kristo umukiza n'umwami wacu. Zaburi 125 iravuga ngo, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Amena. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka tube abiringiye Uwiteka, maze dukomezwe n'ijambo rye. Nta kindi cyadukomeza muri iyi si. Twongere turebe muri Yeremiya igice cyaho cya 17, turebe niba bishoboka koko ko tubonera ibyiringiro muri iyi si itabasha kubitanga, muri iyi si itabigira. Ku murongo waho wa 7, Yeremiya igice cya 17 umurongo waho wa 7, haratubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera iki? Byiringiro. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizatohana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Amena. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Kwizera Uwiteka ukiringira umwami wawe, nibyo byonyine bibasha kugukomeza muri iyi si, ukabona ibyiringiro nubwo iyi si itabasha kubiguha. Nubwo nta kindi kintu wakwishingikirizaho ngo kigukomeze, kiguhe ibyiringiro muri iyi si. Hahirwa uwamenye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi. Uwo ni uzaba ahwanye n'iki giti cyatewe hafi y'umugezi. Mukitegereze icyo giti cyatewe hafi y'umugezi. Ngo nubwo amapfa yacana, nubwo izuba ryaba rimeze gute, ikibabi cyacyo kizatoha. Niko umuntu wiringiye Uwiteka, niko umuntu wizera Imana ameze. Nubwo ibigeragezo byaza byisukiranya, nubwo haba amakuba menshi, nubwo mu bigaragara abamwitegereza babona yagushije ishyano, bakabona birenze ubwenge bwe, ariko we afite ibanga ry'uko yizeye Uwiteka. Kwizera Imana bigira umumaro. Hahirwa abamwizeye, hahirwa abiringiye Imana yabo. Birashoboka rero kuko ijambo ry'Imana ryabivuze kubonera ibyiringiro muri iyi si itabitanga. Muri iyi si tubabaza, iri mu rupfu, irimo ubukene, irimo ubushomeri bwinshi, irimo imfubyi nyinshi, irimo kubabazwa gutandukanye, irimo ubuhemu, irimo urwango, irimo byinshi bitubabaza. Umwigisha igeze abivuga abikomozaho ati,
nubwo twambaye neza tukaba twaberewe dukeye, ariko birashoboka ko twaba twambariye ku mubabaro tubabaye. Ariko kubera ko twamenye Imana, kubera ko twaje mu nzu y'Imana, twe kujya tahana uwo mubabaro, twe kujya tugumana ishavu, twe kujya duheranwa n'agahinda. Usange natwe batwohereza kuri babaganga bo kuduhumuriza, bo kugira ngo batuvure mu mitima, bafashe intekerezo zacu, kandi twavuye iruhande rwa muganga ukomeye. Ninde muganga uruta Yesu? Twaraye tubibonye nimugoroba. Yikoreye ubumuga bwacu bwose n'indwara zacu, nta ndwara n'imwe yigeze ananirwa gukiza. None ni ukubera iki twakwambarira kuri icyo kibyimba, tukagikenyereraho imikenyero myiza, tukambara amakanzu meza, tugahora tuza kwa muganga? Nubwo ni wacu naho dukwiriye kuba ku birenge bya Yesu iminsi yose, tukaba abigishwa ba Kristo nyakuri, tukaba ku birenge bwe, tugasuka ibiri mu mitima yacu ku birenge bye, tukabisuka. Ujye ubisuka ubimubwire. Dufite indirimbo itubwira ngo bibwire nde? Bibwire Yesu. Niwe ufite umuti nyakuri. Ahubwo tujya tubibwira abandi, no kugira inshuti magara ni byiza, ariko n'ubundi iyo nshuti urayibwira bigakomeza bikaba bya bindi. Uretse ko yakubwira ngo pole, yakubwira ngo komera, ariko nta kindi yahinduraho. Ariko Yesu afite ibyiringiro, abasha kuguha ibyiringiro. Uwo niwe dukwiriye ibyacu kubibwira, tugasuka ibiri mu mitima yacu byose, amabanga yose y'ubuzima. Nubwo nari mvuze ngo hari ibyo wabwira inshuti yawe, ariko hari ibyagiye bitubaho mu buzima ukaba utatinyuka kubumbura umunwa ngo bivuge, akaba ari ibanga ryawe ufite, bigushegesha, bikumunga, bikwica nabi. Ibyo ngibyo rero ndakwinginze ujye ubisuka ku birenge bya Yesu, ujye ubimubwira. Uzamufate nk'inshuti yawe magara, uzamufate nk'inshuti yawe ikomeye. Uyu munsi umufate nk'umuvandimwe wawe, wa wundi ukomeye cyane. Reka mbasomera amagambo ari muri Rengera Ubuzima yamfashije, umugabane wa mbere. Ngewe ku gitabo mfite ni page 29. Haravuga ngo Yesu yarebye abafite imitima ishenguka kandi bashaka banezerewe icyo umutima wabo wifuza, abararikira bose kumushakamo uburuhukiro, agira ati, mwese abagize gute? Abarushye n'abaremerewe, munsange ndagira nte? Ndabaruhura. Ngo Kristo avuganira n'abantu bose muri aya magambo, nubwo babizi cyangwa se batabizi, bose barananiwe kandi baremerewe n'imitwaro bashobora guturwa na Kristo wenyine. Haleluya. Umutwaro urusha yose kuremera ni icyaha. Twese se twari tubizi ibi bintu? Cyangwa wari uzi ko kubura imfubyi ari byo biremereye cyane? Nibyo koko nabyo birameremereye. Kubura umupfakazi ari byo biremereye cyane. Kubura umukene utabasha kubona icyo wifuza cyose bikuremereye cyane. Kuba waragezweho nibi byinshi cyane bya bindi. Ariko ngo umutwaro urusha yose kuremera ni icyaha, ngo watureka ngo tuyikorerere uwo mutwaro wadushenjagura. Hashimwe Yesu wadutabaye, wawutwikorereye. Ariko umuziranenge yarawutwikorereye. Haleluya. Uwiteka yamushyizeho gukiranirwa kwacu twese. Yesaya 53:6. Mutega amatwi aya magambo. Yesu ashimwe. Ndabinginze ngo mwumve aya magambo giye gukurikizaho. Azatuvana umutwaro ku ntugu, azaturuhura, aturarikira kumukorera imitwaro yacu yose n'intimba zacu, kuko aduhoza ku mutima. Tega amatwi wumve. Mukuru wacu yicaye ku ntebe y'ubwami budashira. Mukuru hari abantu badashaka kumva ko ari mukuru wabo. Mukuru wacu yicaye ku ntebe y'ubwami budashira, ngo kuko ari nararibonye, azi intege nke z'umuntu no gukomera kw'ibigeragezo duhura nabyo, kuko yageragejwe uburyo bwose nkatwe,
uretse yuko atigeze akora icyaha. Ari kukubaza ngo mbese ujye ugeragezwa, azagucungura. Ufite intege nke, azagukomeza. Uri injiji, azaguhugura. Warakomeretse, azakomora. Amen. Nzi neza ko twese nkuko nahoze mbivuga, umwanzi yadukomerekeje. Yaradukomerekeje bikomeye. Ariko umwanditsi yaranditse avuga yobewe n'umwuka w'Imana ngo ereka Uwiteka ibyawe byose. Umutima wawe uzakomezwa no kwihangana, uzakingurirwa inzira, ubone ubuhungiro aho uhungira ibyago no gukorwa n'isoni. Amena. Ngo impamvu runaka zibasha kudutandukanya n'inshuti, ngo ariko nta mpamvu iyo ari yo yose cyangwa kuba kure bishobora kudutandukanya n'Umukiza. Amena. Aduhora iruhande kugira ngo adushyigikire, adukomeze kandi atunezeze. Nguyu mukuru wacu, inshuti yacu magara, Yesu Kristo, wa wundi umwana yavuze ati yataza kudupfira muri iyi si byari kugenda bito. Ahari ntiwatera n'intambwe n'iya santimetero Satani atakwivuganye. Ahari ntitwahumeka n'isegonda. Murebe ibyadukorera, kandi nyamara n'intare igize ite iziritse. Ariko dukomeze ikiganza cya Kristo udukunda bihebuje, izina ry'Imana rihimbazwe. Ngo azatuvana umutwaro ku ntugu, azaturuhura. Ngo mbese warakomeretse? Reka turebe, turambure ijambo ry'Imana. Bibiliya, turebe ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 61. Ni isomo nkunda cyane, ndaribatuye. Nanjye ryaramfashije, ryarankomeje. Uri buze kumva harimo ubutumwa bukureba. Yesaya igice cya 61. Mwumva ijambo ry'Imana uko rivuga. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohorwa, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ngo yaje kuvura abafite imvune mu mitima. Ese dufite imvune mu mitima? Turazifite? Ahari mwebwe ntazo mufite. Jewe narazigize. Abantu bavunika. Sharire yigeze atubwira ukuntu yavunitse. Warababaye? Yarababaye cyane. Mwumvise igihe yamaze aryamye. Hari n'abandi bavunitse. Tekereza iriya mvune kuyivunika mu mutima. Buriya bite umuntu wavunitse ari buze kumva ububabare bw'imvune, maze wumve n'ukuntu umuntu avunika mu mutima. Ukavunika mu mutima. Mwigeze mwumva umuntu uryama akajya mu buriri nk'abandi bose, bugacya atabumbye ijisho? Birababaza. Se buriya wawe yabujijwe n'iki gusinzira? Imvune yo mu mutima. Akikorera ibintu biremereye amatoni n'amatoni, nyamara mu buzima busanzwe hari ibiro utabasha kurenza, udashobora kwikorera ngo ugere hariya kuri gate. Ariko uwo muntu akikorera umutwaro uremereye cyane, urenze ubwenge bwe. Hanyuma bikayoberana, baramuka babimenya, afite abantu bo kumufasha bakamushyira abantu bo kumufasha ngo bamwunganire, bajye bamuganiriza, bamuhumurize, ariko ntabwo babasha kumukiza nkuko uyu nguyu arimo kubivuga ahangaha. Nkuko ubu butumwa turi kubwirwa buri kuturangira umuvuzi ukomeye cyane. Ngo yantumye, reka nitonze kuko aya magambo. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Ahari umuntu ashobora kugira ngo umuntu wanjye uri hariya hirya amageragere, ko buriya niwe bavuze. Niwe bavuze.
Satani abasha kugukingirana mu kazitiro ke, akagufungirana, ukazajya useka uko wabyibagiwe, ugaseka uko wabyibagiwe, ari uko ucitswe, akagufungirana. Igihe abandi batashye ubukwe barimo baseka bishimye cyane, wowe ukaburira, umva, akagufungirana nyine, nawe urabyumva, akakwihebesha, akakubwira ko ibyabaye byakubayeho byose nta wundi muntu mu isi yababaho y'abazima byigeze bibaho, ko nta wundi wigeze Imana yigeze ibabaza nkawe. Ngo Imana niyo yakubabaje, ngo ariko ngo ni njyewe ibi byose Imana ireba igasanga ni njye bikwiriye kubaho, ngo ariko Imana yampoye iki? Imana yampoye iki? Icyo kibwirizwa ukakibwiriza, nta mubwiriza wakikubwirishe, ko Imana ikwanga, kari wowe yasutseho imibabaro yose, nta wundi muri iyi si wababaye, nta wundi muri iyi si wapfushije, nta wundi muri iyi si banga, nta wundi muri iyi si wakennye, nta wundi muri iyi si wambaye nabi, nta wundi muri iyi si utagira ababyeyi, nta wundi muri iyi si wabaye hatagira akana, ni njyewe. Maze akagufungirana, akadadira, agafungirana, agashyiraho n'iminyururu. Ariko humura, Yesu aragukunda kandi arashaka kukuvura iyo mvune yo mu mutima, arashaka kugusohora muri ubwo buroko, muri urwo ruzitiro ruri mu mwijima, rubuditse mu mwijima. Yesu aragukunda cyane, nibyo cyatumye atanga umwana wayo. Imana itanga Yesu Kristo kugira ngo agupfira gucungure. Yagusanze muri iyi si kugira ngo akuruhure iyo miruho yose ibabaye. Ngo kandi yantumye, ngeze ku murongo wa 2, yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose, izina ry'Imana rihimbazwe. Ninde utari warira muri iyi si? Utari warira natera agatoki hejuru. Hari umuntu utari warira? Na basaza bacu ngo atemba ajya hehe? Munda. Ariko ngo uyu yaje guhoza abarira bose, yaje kuduhoza, izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko igihe cyose akicaye ku ntebe y'imbabazi, tugifite umugisha wo kuba yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ndakwinginga nkurarika ngo tumusange, tumubwire ibyacu byose, cyane cyane tumwereke wa mutwaro tuvuna w'icyaha, wa wundi uturemereye kurusha iyo mitwaro yose. Yicaye ku ntebe y'imbabazi. Numvise abana, niba ari abana bigeze baririmba bavuga bati, wigeze umenyana n'umucamanza? Wa mucamanza komeye, yego, uyu ni wa mwanya ufite, arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyu mwaka ntugucike, ntupfushe ubusa ubwo buntu ufite. Yaje kukumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Nyabuneka gira vuba, ugire bwangu, akicaye ku ntebe y'imbabazi. Kubera iki ukomeza kwikorera iyo mizigo yose, ukikorera iyo mitwaro yose navuze? Nta n'umwe ukureba ngo wikorere, kuko Yesu bwe nicyo cyamuzanye kutwikorerera iyo mitwaro ye, kugira ngo aturuhure, aduhe amahoro, aduhe umugisha, tumugiriremo ibyiringiro. Yego, reka nkomeze hariya hepfo ngo no guhoza abarira bose. Ku murongo wa 3, yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Haleluya. Hari abantu bahora bambaye ikamba ry'ivu, bahora birabuye, badashobora kumwenyura nk'uko nabivuze, badashobora kwishima, nyamara sibo. Maze ababwiriza n'abigisha bajya banezeza ku isabato bati, mwese turashaka ko munezerwa, niko bakunda kuvuga, nanjye ndimo. Ariko sugira ngo byapfa kwizana, nubwo yakubeshya akagira gutya, ariko nta masegonda mu mutima yamvune irimo. Ahubwo rwose ndabinginze kugira ngo twegere Yesu, dusange Yesu, maze
maze aturuhure. Yantumye gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nanjye ubwanjye uvugira imbere yanyu, ndashima Yesu cyane ko yampaye ikamba mu cyimbo cy'ivu, amena, akanyambika umwambaro w'ibyishimo, akankuramo wa mwambaro wirabura, maze akanyambika umwambaro w'ibyishimo. Mu bantu bakagombye kuba baseka babyibagiwe ndimo. Nta kintu nigeze mbona isi yamariye yankoreye. Uhereye ku myaka 15 yarambabaje, Satani yarambabaje biteye ubwoba. Ku myaka 15 nari nkiri muto cyane, yari ya myaka abana bageramo bakishima. Aho ngaho yahise afunga umuryango w'ibyishimo byanjye. Ariko ndashima Yesu Kristo ko yangiriye ubuntu, yangiriye neza. Niyo mpamvu nanjye nezezwa no kubabwira aya magambo ari muri Yesaya igice cya 61 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Kandi ibi mbabwira ni ukuri, kuko Yesu bwe yaje kubisohoza. Uyu yavugwaga ibi byavugwaga n'abahanuzi n'umuhanuzi mbere y'imyaka nka 100 myinshi, ariko igihe kiragera kuko ijambo ry'Imana ridahera. Ijambo ry'Imana ari ukuri. Imana yacu dusenga ntabwo ari Imana ibeshya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 4 uhereye ku murongo wa 18 ibi byarasohoye. Luka igice cya 4 umurongo wa 18. Reka mpere ku murongo wa 16. Ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Bya bindi nababwiraga byari bya Yesaya nibyo yasubiyemo. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, akibumbura abonamo igice cyanditswemo ngo ni cya kindi cya 61. Umwuka w'Uwiteka ari muri jye. Haleluya. Uwo ni Kristo wivugaga. Nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kandi ibyo yararangije kubisoma, aravuga ngo uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Namwe natwe uyu munsi ibi byanditswe bisohoreye mu matwi yacu. Nihe mpamvu urakomeza kugendana uwo mutwaro, uwo mubabaro ugushengura, iryo shavu? Umuntu ngo yarambabaje, uyu muntu ngo ntabwo nshobora kumubabarira nubwo byagenda bite, ngo uyu muntu ntabwo ari we, ni umwanzi wamugize gute, wamukoreyemo. Ibintu bikakubaho ukabitwerera Imana. Ntabwo Imana ariyo yakugize gutyo. Ntabwo Imana yishimiye kuba imfubyi, ntabwo Imana yishimiye kuba umupfakazi, ntabwo Imana yishimiye kukena, ntabwo Imana yishimiye kuba muri ubwo buzima. Ntabwo Imana yishimiye ko uba ufite umubabaro mu mutima, ufite iyo mvune mu mutima. Ahubwo uyu munsi Yesu arakubwira ngo ibyo byanditswe bisohoreye mu matwi yawe, ntubyirengagize. Uyu munsi ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Aleluya. Ahubwo umusange maze usuke ibyawe ku birenge bye, usuke rwose ntugire icyo wibagirwa, kandi ubisuke umwizere, wumve ko ari inshuti yawe. Tubasha kwizera abantu bo mu isi, bagenzi bacu, inshuti zacu, rimwe bigahinduka zikatuvaho, nazo zigahura n'ibibazo ku buryo zitabasha kutwumva, nazo zikarwara ndetse zikaba zanapfa. Ariko Kristo ni muzima kandi ni Imana ishobora byose, ngo azitwa igitangaza, Imana ikomeye, ni umujyanama,
izina ry'Imana rihimbazwe. Yakubwiye ngo uri umuvandimwe we ni inshuti yawe rwose, ahubwo nawe uyu munsi umwemerere kuba inshuti nyakuri. Umwemerere akuruhure, umwemerere ube mu biganza bye, ukomeze ikiganza cye, ugikomeze nawe akuramize amaboko ye nk'uko abaririmbyi bamaze kuturirimbira. Reka dusoreshe ijambo riri muri Luka igice cya 2, tuharebe umuhamya ukomeye. Umuhamya namwigiyeho byinshi, nanjye ndangije ndavuga ngo nta mpamvu nanjye ubu burwayi maranye igihe kirekire, maranye imyaka navukanye, ubu bumuga navukanye, nta mpamvu yo kubugumana kandi uyu nguyu yarabukize. Reka dusome twihuta kuko amasaha arimo aragenda. Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Nababwiye ko rwose ubutumwa bwacu bwabaye kandi n'ubundi ni bumwe twabutumwe n'umuntu umwe. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho, buzura inzu, barenga no ku muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura, bamumanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Umurongo wa 5. Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. Nawe urashaka kumva iri jwi rituje rikubwira gutya? Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, ni iki gitumye avuga atyo? Arigereranije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha keretse Imana yonyine? Ndakwinginze cyane nawe iri jwi, uyu mwuka mubi ntukuzemo. Yesu ababarira ibyaha akaguha amahoro menshi. Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Cyoroshye ni ikihe? Ni ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ni ukumubwira ntibyuka wikorera ingobyi yawe utashye? Iri tangazo ndashaka ko twese turyumva ku murongo waho wa 10. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe, izina ry'Imana rihimbazwe. Ndakwinginze nawe kugira ngo aya magambo aba yawe. Nawe bwa bumuga umaranye iminsi, ya ndwara wavukanye, indwara y'icyaha, umenye ko nubwo uwo mutwaro ukomeza gushaka kuwikorera atari uwawe, ahubwo uture ku birenge bya Yesu. Yesu Kristo umukiza mwiza, wa wundi wagiye ku musaraba ku bwawe, akamena amaraso menshi ku bwawe, akababazwa ku bwawe. Burya yahabwaga igihano cy'ibyo wakoze. Burya yashenguwe nuko abisi batamwizeye. Ndakwingize kugira ngo nawe ntukomeze kumubabaza. Umwizere none uyu munsi, umwakire mu mutima wawe nk'umwami n'umukiza wawe. Aragukunda bitangaje, akwitaho, twabibonye, akuba bugufi, arakumva. Iyo usenze abana bakomeje kujya bavuga ari amasomo, arakumva. Nta sengesho ryawe atabasha kumva, nta maganya yawe uganya atabasha kumva. Ndetse na wa wundi wari uri gutakira, wari uri mwirimbi, wabaga mu mva, yarabaye akahebwe, ngo bamubohesha iminyururu akayica, nta na kimwe wabasha kumubohesha na kimwe. Ngo yumvise Yesu aramusanga, ariko amugeze imbere ibyari bimwuzuye, babadayimoni bari bamwuzuye, bari baramugize imbata, ntiyabasha akibasha kugira ngo avuge amagambo, asohora amagambo atariyo. Ariko Yesu yarebaga imbere mu mutima. Hari igihe yamvune yo mu mutima, hari igihe kagahinda kagushegeshe kadatuma ubumbura umunwa ngo uvuge amagambo bikunde, kubera umutima wuzuye ishavu n'agahinda byakurenze, kubera yamvune yo mu mutima
irenze igipimo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wasengera mu mutima ukabumbura ukadidimanga ukagira gute, Yesu ashoboye gusobanura, afite igisobanuro cy'ayo magambo ushaka kuvuga. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndakwinginze cyane rero kugira ngo musange, kandi aragukiza. Ntabwo aragukiza umutima gusa, aragukiza no mubiri. Urumva uguwe neza, uzumva utuje, nubwo abakurebera inyuma basanga ko hari bituzuye, hari ibyo udafite, ariko wowe uzaba umeze neza. Ngo iki kirema aho yari aryamye mu ngobyi amaze kurebana na Yesu, Yesu amaze kumubwira ari amagambo, kuko nicyo cyari cyamuzanye. Amaze kumubwira ati mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. We yari yarishenguriwe n'uwo mutwaro w'ibyaha, niwe wari umuraje ishinga. Ibyo bindi byo kugenda no kugira gute ntabyo yari yitayeho. Bari baramushwishurije bamubwira bati wakoze ibyaha, wagendeye mu ngeso mbi, wabaye akahebwe, Imana yarakuvumye, Imana yarakwanze. Abagombaga kumuhumuriza ntibamuhumurizaga. Nta muntu wari ufite icyamuhumuririsha, bari baramuha iki badafite bo. Nta byiringiro babashaga kumuha, kuko ibyiringiro biri muri umwe gusa, Yesu Kristo. Rya zina dukirizwamo, rya somo twabonye umuhungu wacu yadusomeye mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wacu wa 12. Mwongere muharebe. Uwo niwe mbatuye, uwo niwe mbatuye kuri aya manwa, kugira ngo ari we mwiringira. Iryo zina ari ryo mukomeza murishyire mu mutima wanyu, tumwakire nk'umwami n'umukiza wacu. Haratubwira ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Imana itugirire neza, twakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Uyu niwe uzatuvura imvune zose dufite mu mutima, niwe uzaturuhura, niwe uzatwambika umwambaro w'ibyishimo, umwanya w'umwambaro wirabuye, niwe uzatunezeza, niwe uzaduhumuriza, kugira ngo natwe tubashe kuba umuyoboro w'umucyo, umuyoboro w'ubutumwa bwiza, tubwira abihebye ko Yesu ari mwiza kandi ko ari muzima. Icyubahiro gikomeze kuba ikiteka ryose. Nibyo nisabira nawe mbasabira kuri aya manwa mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.